ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. ndabaramukije kandi ndabashuje inshuti z'Imana bakunze umwe bw'abera ministries z'amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Tutangiye icyumweru gikomeye ngo senya karande, gusenya imbaraga za karande. Ni iminsi 7 yo gusenya, gukubita hasi. Ndagusaba ngo wigire hafi tugendane hano hantu. Twari tumaze iminsi myinshi tuganira ku magambo y'Imana ikorono. Ni icyumweru cyo gusenya imbaraga mbi za karande, kandi karande kenshi iba hariho inziza hariho imbi, ariko umunsi no gusenya karande mbi zose zatatse ubuzima bwawe zikakugendaho mu buryo budasanzwe kandi mu buryo buteye ubwoba. Barunyegere kuko tuganire, ukore subscribe, atarikoze Imana imuhe umugisha. Mukomeze tusengana amasengesho y'iminsi 7 tubashimira ukuntu twabaye amasengesho y'iminsi 14 akomeye cyane ngo va kwiriba ry'intonganya, maze Imana iguhe isoko yawe. Rero umunsi ni gikomeye, ni iminsi 7 yo gusenya imbaraga mbi za karande zikurwanya, kubera ko ibintu byose bikuriho bifite aho bigenda bishingiye. Imana ibahe umugisha. Aha ni kumwe bw'abera ministries z'amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amateka yikuryamira, yigutsikamira, yiguhagarara ku mutwe, ahubwo yashaka kuntu ugenda uyanesha nk'uko bikwiriye. Data wa twese arampera umugisha kandi Imana bagire neza. Reka dusengane Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, turagushimye ko dukunda kandi uri umunyembaraga, uri umunyabushobozi, ujya ukora byose kandi ukagenza byose ukabigenza neza mu bushobozi bwawe, ugakora ibitangaza. Ndagushimiye Mwami kunyumvise natwe muri byose, uduhembure tugirire neza. Mwami yawe mukameramani yabanjye n'abandi bose, abantu bateguye arabateguye ibikoreshwe byose. Mwami Imana baha umugisha bose, kandi Kristo n'abagiye mu kino kiganiro bagire neza, ko tuzi ko amateka mabi ari isoko yo gukandagira no kumunaniza no kumubuza icyerekezo. Ndagushimira ko twumvise Mwami, habwa umugisha, uduha umugisha muri byose bose Mwami Imana, kandi ukomeze buri muntu wese mu ruhande habwa umugisha nawe, kandi tuzi ko ufite imbaraga z'uburyo bwose mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Imana irebaho umugisha. Ubundi iyo tuvuga karande tuba tukwiye kuyiganiraho mu buryo bukomeye. Nayisobanuye kenshi, uyu munsi ntago shaka kuyivugaho, ahubwo ndashaka kwivugira ngo gusenya imbaraga za karande. Ubundi akenshi iyo umuntu akuganirije, hari abantu batababyumva ariko bamaze kuyimenya benshi tuganira, mwana nabyumvise. Gusa ndaza guca ku bimenyetso bike na bike byerekana gusenya imbaraga mbi za karande ku muryango wawe, aho zigenda zikwirukankaho. Aha ndaza kuguha ingero. Buriya banza utekereza, iyo wabyaye umwana baravuga ngo umwana arasa na se cyangwa umwana arasa na mama we. Bakareba bagasanga umunwa, izuru, amatwi, kuvuga se, kugenda, uburyo umuntu abehavinga cyangwa akora ibintu, bati kano kana gafite imico nk'iya papa we cyangwa kazagira imico nk'iya mama we. Iryo jambo ubwaryo baba bavuze riba ryerekana ko deje usibye no kuba ari ku maraso, ahubwo hariho ibintu yagiye kwimuririwe. Nuko babisobanura rero icyo twita umurage cyangwa icyo twita byo duherezwa bigira imbaraga zo kwinfluencer, se kugira umuntu agire talent cyangwa se ability, trait, bivuga buryo umuntu abaho, uko ateye, uko ameze nuko akora. Rimwe na rimwe usanga bigenda byegera umuntu ndetse bisatira umuntu, kandi ugasanga bishingiye ku mubyeyi we ndetse no kubakomokaho. Aho ubanza uhumve. Ariko intego dufite si yo gusobanura karande, ahubwo ni isengesho ryo gusenya ibya karande byakwirutseho. Ushatse gusoma kugira ngo banze ubyumve kandi ubisobanukirwe. Biravuze ngo iyo ureba like father like son,
kubera icyo bavuga batyo baba bashingiye uko bamureba mu mpano ze uko avuga uko agenda uko akora uko akemura ibibazo bavuga ngo like father like son umwana ni nka se ikinyarwanda cyacu ngo imfizi y'intama itega gutyo urabyumva nawe aho rero niho tugomba kumenya ko ari ikintu cyo gusenya rero icyo twita karande bigira imbaraga mu kutwambura umugisha cyangwa mu kuduhesha umugisha ni ukuvuga ngo general influences have ability to bring blessings or curses to your life ni ukuvuga ngo karande igira influence cyangwa irinjira ikagira imbaraga n'ubushobozi bwo kukuzanira imigisha cyangwa se umuvumo mu buzima bwawe kugira ngo wumve bino bintu bisaba kugira ibitekerezo by'imbaraga z'umwuka wera muri wowe ndetse nk'uko niyo mbikwigisha uyu munsi wa none cyangwa uko wabibonye ku bandi ndagira ngo aya magambo yumve ni amagambo y'ubwenge kuyatekerezaho ni ukuvuga ngo general curses influences have the ability to bring blessings or curses to your life. An understanding of this reality brings you the power to change not only your life, but the lives of your family members as well. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye aya magambo tubonye hano karande imara iki turashaka kumara kimwe dusenya imbaraga za karande tugiye kuzirwanya ni icyumweru cyo kuzisenya ariko mbere kuzisenya turakora ngo iki rero bivuga ngo general curse cyangwa imivumo rusange ifite ubushobozi mu kuzana umugisha cyangwa se umuvumo mu buzima bwawe ugomba kumva kuno kuri kwizo mbaraga zishobora guhindura imibereho yawe ariko si imibereho yawe gusa ahubwo ni ubuzima bw'imiryango wawe n'abazagukomokaho bose ibyo nibyo bita rero general curses kanongere mbigarukemo uyu ni umunsi wa mbere kandi ndagira ngo ibi bintu ntubyumve wenyine ushaka abandi mwicarane mu byumve imbaraga za karande zigira ingufu mu kushobozi kuzana umuvumo no kuzana umugisha ku buzima bwawe ibi bintu ugomba kubyumva unukuri kwabyo nizo mbaraga zizana ibintu bihindura ubuzima ugomba kumva izo mbaraga ibyo bihindura ubuzima ariko bigamije cyane cyane guhindura ubuzima bwawe n'izo mbaraga rero ntabwo ari uguhindura ubuzima bwawe wenyine ahubwo byagombye no kugira imbaraga mu guhindura but the lives of your family members as well ni uburyo ki iyo rwo ruhererekane rugira imbaraga mu kuzana umugisha mugahindura ubuzima bwawe cyangwa hakazamo kugira ubuzima burimo ibibazo n'imivumo n'ibigeragezo kandi ugomba kubyumva ko ari imbaraga zizana ibyo bintu bibiri kugira ngo biguhindure kandi ntibihindura wowe wenyine gusa ahubwo bihindura n'umuryango n'abazagukomokaho bose n'aho wakomotse ngicyo twita rero umuvumo wa karande imbaraga ugira akagaruka buriya ibintu wicayemo ubamo uyu munsi wa none urimo urwana nabyo ntabwo urabimenya ariko ugomba kumenya ko izo mbaraga zihindura umuvumo ukaba umugisha cyangwa umushinga ku muvumo zigahindura ubuzima bwawe kandi si wowe gusa wenyine ahubwo zihindura n'umuryango wawe n'abazagukomokaho bose icyo ukwiye kumenya umuryango ni ikintu Imana yitaho reka nkubwire ijambo family is important to God nuvuga ngo umuryango ni ikintu cy'agaciro imbere y'Imana kandi bimenyekane yuko Imana yita ku muntu ku giti cye ariko akenshi na kenshi Imana yita ku muryango generation to generation burya Imana ntikureba wowe ubwawe nk'aho ubwawe ahubwo ikurebera ahantu ukomoka n'aho uva n'aho uba aho niho hari za mbaraga zituma ugomba gusobanukirwa ibintu byanditswe ukabyumva
cyane ko muzi ko ku bumwe bw'abera ministries Imana yatanze amavuta yo guhishura aya mabanga yose abantu batinya kuvuga, abandi baca hejuru, abandi bakarwanya, ariko nimenye ngo Imana umuryango ni ikintu cy'imbaraga imbere y'Imana kandi ikunda. Byumvikane ko Imana itekereza umuryango, nta nubwo ikunda gutekereza mu giti cye, ahubwo itekereza in terms of generation. Iturebera mu bisekuru, itibonera mu gisekuru, icyo tuvamo nicyo tuzuba. Kuko uyu munsi wowe uri munyumva uyu munsi ufite igisekuru uvukamo, ariko mu gihe uzaba warapfuye abuzukuru n'abuzukuru bazaba ngo data ngo sokuru yari uyu n'uyu. Bivuze ngo ni byiza ko ugomba gusenya iyi mivumo kugira ngo nibura gukomokaho bo bazajya igisekuru kizima, nk'uko byavuye kwa Aburahamu. Imana igarukira kuri teriti, tera uyu nguyu we ndeka mukwigirizeyo. Imana igarama ngo nzaguha umugisha n'urubyaro. Deje urumva ko imaze kuvanamo witwa Tera igiye kuri Aburahamu. Bivuze ngo nawe uyu munsi wa none urimo nyumva, nanjye ndimo mvuga, dufite ibisekuru byatugizeho imbaraga, byaradukerereje, adutindije, nta kintu tubasha kugeraho, ariko amahirwe babyumvise. Uko rero umuvuga abasokuru bawe, uko uvuga ababyeyi bawe, uko uvuga aho wakomotse, uko ubona ingaruka, ni nako nawe nutabihindura abawe mu gihe kizaza bazajya bavuga ibyawe ku mugaragaro muri ubwo buryo. So rero Imana ireba umuntu ku giti cye, ariko yishimira kumurera mu muryango. Ndagira ngo urebe Matayo igice cya 17 hatubwira ikintu gikomeye. Batwereka ko generasiyo yose kuva kuri Aburahamu kugera kuri Dawidi byari bisekuru 14. Muri kire wumve Bibiliya ubwayo iyi dufite dusoma Matayo igice cya 17 hatubwira generasiyo cyangwa igisekuru kuva kuri Aburahamu kugera kuri Dawidi. Ni ibisekuru 14. Kuva kuri Dawidi kugera ubwo bajyaga i Babuloni naho ni ibisekuru 14. Kuva i Babuloni bagaruka mu gihugu cya kugera kuri Yesu Kristo nabwo ni ibinyejana 14, ni ibisekuru 14. Ngira ngo mwabyumvise 14 gukuba gatatu, mwabyumvise imibare mwabona. Mwabyumvise mwabona 40 n'ibindi. Ni ukuvuga ngo aha birerekana uburyo igisekuru Bibiliya nagiye bigaragaza. Mbigarukemo Matayo ibice cya 17 hari amagambo atubwira ngo nk'uko nabindimo gusobanurira nkubwira ngo byumve neza cyane. Nakubwiye ngo buri gihe nubwo uri umwe w'ubwaye ku giti cyawe, ariko Imana ikurebera muri famiye, ikurebera muri generasiyo, ikurebera mu bisekuru. Nk'uko nakubwiye ngo usomye Matayo amagambo arahari, urahasanga hagati ya Aburahamu na Dawidi hari nk'ibisekuru 14. Kuva kuri Dawidi ugera kuri kubajya i Babuloni ibisekuru 14, no kuva i Babuloni bagaruka ku Kristo tuvukira ni ibisekuru 14. Aho niho Imana ikurebera. Nawe rero irazi ibisekuru byawe mu myaka ibihumbi utigeze umenya, mu myaka magana utigeze umenya. Hari amadini amwe ajya gusaba kuvuga amasekuru kugira ngo abashyingire, cyane cyane nk'idini rya Katolika rabivuga, nabikora simbizi, ariko nubashije kumenya amenya ibisekuru 7, uwo ni umuhanga. Undi amenya 2, hari n'utazi n'igisekuru kibazo Panama gusa na dadi n'ibindi ntabimenye. Ariko Imana ikurebera muri iyo generasiyo, nigiye guhana ibyaha ireba muri generasiyo. Rero bisaba ko ukwiye kwitandukanya. Kuki batatugaragariza ngo kuva kuri Adamu kugera kuri Aburahamu byari bimeze? No, bari mu gihe cy'imivumo bose bakizerera, ariko guhera kuri Aburahamu ireba. So God icyo gihe rero Imana ireba niki kureba. When God look at you, he also sees your family. He sees where you came from. He looks at your ancestors, and he looks at your children and grandchildren.
biravuze ngo Imana buri gihe ikurebera muri famiye, ikurebera aho ukomoka, ireba igisekuru cyawe, kandi ireba ku bana n'abana buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Aho hose rero niho Imana itureba. Ariyo mpamvu uyu munsi wa none twatangiye amasengesho y'iminsi 7 yo gusenya imbaraga za karande ku buzima bwawe. Buri gihe Imana ikurebera muri famiye, kandi Imana izi aho ukomoka. He sees where you came from, aho ukomoka, aho uva. Ireba ku gisekuru cyawe n'aho ukomoka, kandi yitegereza ku bana n'abuzukuru na ba nyirasenge. Aho rero niho imbaraga za karande zigasenya. Ariyo mpamvu uyu munsi ubayeho nabi, uriho nabi, uri murira, ufite agahinda, ufite ingorane. Imana yagiranye amasezerano na Aburahamu, iramubwira ngo nzaguha umugisha, ngiye kuguha umugisha. I'm going to bless you. Ibivuga inshuro nyinshi, ibivuga inshuro nyinshi. Urugero, kandi nzaruha n'abazagukomokaho. Urumva deja niba ivuze umugisha ikabakomokaho, ni nako abakoze bya byaha na karande umuvumo tugendaho. Urugero rwiza ni Itangiriro 27:17-18. Aho yamubwiye ati kuguha umugisha nzawuguha, nzongera umugisha nzakugira, n'abazawukomokaho bose nzabaha umugisha, umugisha uba mu ijuru no hasi, nzabaha umugisha mu mibare. Aramusobanura bizava hose, nzaguha umugisha. Aburahamu rero yubashye Imana, bihinduka umugisha no ku rubyaro rwe. Imana itugire neza cyane no kugera uyu munsi ugenda ubirukankaho. Nicyo bita because blessings tend to run along bloodlines. Nuvuga ngo buri gihe umugisha cyangwa umuvumo ugenda ukurikirana uruhererekane rw'igisanira n'amaraso y'abantu. Niyo mpamvu uyu munsi urwaye izo barwaye, ufite ibyago nk'ibyo bafite buri gihe, ibyo nabyo bigatuma ubasha kwicara ubabaye. Ariyo mpamvu nagutumiye ngo dusenye imbaraga za karande mu buryo bwose bushoboka. Imana itugireza cyane. Ngusaba ngo niba ibyo twigisha bikunejeje, ukore comment, wongere uyandikishe. Ni ukuri n'abasabu turabakunda, iyo tubabonye turanezerwa. Mushyigikiye ministeri yo muduhamagaye, biraturyohera, kandi Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Rero umuvumo nawo wirukanka ku murongo w'amaraso cyangwa se ku gisekuru. Iyo usomye kuva ibice 20 umurongo wa 5 n'uwa 6, Imana yihaniza abana ba Isiraheli, ibabuza ibintu bagomba gukora. Ati nzaba amategeko ku buryo naryo birakurikirana. Aho rero niho umuntu akwiye kwitandukanya n'ibyaha by'ababyeyi ndetse no kwitwara neza, kuko twabonye ko habaho generasiyo ya 14 kugira ngo dukizwe icyaha Yesu amaze kudupfira. Birakwiriye gusenga ugahagarara mu mbaraga z'Imana, ndetse no kugira ngo utsinde urugamba Satani aba yagushoyemo. Iyo usomye amagambo abigaragaza neza, agaragara mu bice 5 by'amaganya Yeremiya umurongo wa 7. Ndumva nahasoma bice 5 umurongo wa 7. Nifuje kukwereka imirongo myinshi ya Bibiliya kugira ngo nibura urebe bikuriho ni ibiki, ibimbaho ni ibiki. Kuki ntangira kunezerwa nkabura umunezero, kuki amakuba n'ibyago bintondekanya, kuki yongeraga akantu kangora, kuki yo nkozi bitemera, kuki nuko hari ibyagukurikiye. Twabonye ko karande ibasha kuzana umuvumo n'umugisha bikurikira ya maraso, cyo bita line blood cyangwa line blood, si depende nuko ushaka kubivuga, cyangwa n'icyongereza uvuga aho giherereye. Niba ukoresha LP, receive the pronunciation, niba ukoresha American language, si depend on you. Ako byose birumvikana n'amaraso. Tumwe turivuga mu Kinyarwanda cyacu. Ibice 5 umurongo wa 7 haravuga ngo ba data baracumuye, none ntibakiriho, nitwe twikoreye ibihano by'ibyaha byabo.
ba data ntibakiriho ariko ba data avuga ntabwo ari abejo ni abakeriye kure ba data baracumuye none ntibakiriho nitwe twikoreye ibihano by'ibyaha byabo inkorera agahato nicyo dutegeka nta muntu dufite wo kudukura mu nzara zabo ibyo kurya tubibona tubanje guhara amagara abambuzi badutegera mu butayu habyumvise imibiri yacu yaka umuriro nk'itanura abagore b'i Siyoni bafatwa ku ngufu abakobwa bafatwa ku ngufu mu mijyi y'Iyuda aba bafashe abatware bacu barabamanika ntibacyubaha abakuru mu miryango 13 abasore babahatiye gusya ku mabuye abana bahatiwe kwikorera imiba y'inkwi iremereye umunezero wacu warayoyotse ibyishimo byacu byahindutse icyunamo ikuzo ryacu ryarashize tugishigaje ishyano kuko twacumuye bityo twabaye abarwayi twahindutse impumyi urumva aha Bibiliya iragaragaje neza ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho ariko twikoreye ingaruka z'ibyaha byabo urumva n'uwo murongo so rero iyo usomye uyu murongo nakubwiraga yose ukayibona nicyo bikwereka our father sinned are no more but we are breed their iniquities aya magambo aragaragara ko ibyo bananiye ibyo batakoze ibyo batabayemo nibyo twikoreye abantu barakubitwa n'ingorane niyo mpamvu uhomba urwara upfakara upfusha niyo mpamvu uhura n'ibyago amakuba agahinda ibyo byose kandi ukabana nabyo kandi uri no mu nzu y'Imana ikimenyetso the evidence of curses cyangwa ibimenyetso byerekana generation curses ku buzima bwawe nubwo wasoma utegeka kwa 28 hari ibintu bigaragaza imirongo hafi 50 igaragaza neza ikintu cyitwa general curses ariko hano hari ibimenyetso ngiye kuganira tuzana ikiganiro so ndatubiganiraho gake cyane icyambere cyerekana ko uriho umuvumo n'ubukene ubu bukene mvuga si ubukene bw'umuntu wabuze akazi si ubukene bw'umushomeri n'ubukene umuntu agira kandi ari umukozi ukora ushobora kugera ku kintu ari ugasanga nta terambere ikindi indwara z'ibyorezo zikakuzaho kandi ugasanga ni icyorezo ariko gihora kiri mu muryango wayo kizengurukamo umutima diabete ibindi birwara runaka hariho n'indwara zimwe na zimwe za sida n'ibindi bibazo ugasanga ari uruhererekane ubone ko mu muryango intirwara umwe ahubwo n'abantu benshi ibyo byose ugasanga ni uruhererekane icya gatatu ni divorce zitunguranye zikabaho ugasanga mu rugo mu muryango wanyu ni divorce zivuza ubuhuha n'utarayikorera irakomanga n'ubwo wayanze ariko divorce ikuri ku mutwe icya gatatu ni ugutwangiza abana child abuse kwanga abana hariho poverty hereditary diseases divorces child abuse na sexual abuse kwabyuzinga abana mu ishuri ibintu biteye ubwoba ibintu ku bana bikabikorerwa nabyo ni ikimenyetso cyerekana wa muvumo na za karande ziriho namenye n'ikibyo busambanyi noneho nicyo twakwita domestic violence ihohoterwa ryo mu ngo hohoterwa tugira ngo bahohoterwa babuze aho barega hohoterwa rikabaho haba ku bana haba ku bagore haba ku bagabo kandi ibyo byose nabyo ni symptoms cyangwa n'ibimenyetso byerekana imbaraga za karande ku buzima bwawe zirimo ziguha uko zishaka zigenda zirwanya ubuzima bwawe icya gatatu ni alcoholism ubusinzi burenze urwego cyo bita gusinda umuntu atari umunywi ahubwo yarahindutse inzoga zimunywa ari we yarabaye umusinzi burundu kandi ugasanga abantu babaye basinzi mu buryo bwo hejuru ikindi ibiyobyabwenge gutwarwa n'amadroge atandukanye ukayibona ku bana be mu muryango wawe ikindi kubona abantu nta morali bagira mu buzima mvuge mu muke abantu bacitse intege barangiye ibintu byose byananiye nta munezero nta byishimo nta gahinda ararya ntanyurwa arambara ntanyurwa n'umugore we ntanyurwa n'ubuzima bwe icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko hariho karande ikindi nicyo twita ubusambanyi burenze ubwoba
gusambana mu rwego hejuru, nacyo ni ikimenyetso cyerekana yuko hariho ikibazo ukwiye guhangana nacyo. Ikindi, kuba umuntu atabasha gukora ndabaha urugero rwumvikana, kuba hari ikintu cyiza gikwiye gukorwa ariko washaka ugasanga ntigikozwe. Par exemple, ukabona mubonye amafaranga yagakoze igikwiriye ariko ya mafaranga akoze ikintu bidakenewe, aguzwe ibintu bidakenewe, akozwe ibintu bidakenewe, be ugasanga buri gihe ibikenewe sibyo bikorwa, ahubwo harakorwa ibidakenewe, bitanifuzwa, bitanahari, bitari ngo binaboneke. Nicyo bita iyo ngiro. Ikindi, ihungabana bitekerezo, guhungabana ko mu bitekerezo, guhungabana, depression, guhungabana ko mu bitekerezo, mitekerereze. Ikindi, kugira gushidikanya muri wowe, ukabona ibintu ubuzima washidikanije bumeze ubwoba. Ikindi ni ubwoba, kudafata ibyemezo, guhora ufite ibitero bikwataka, warahahamutse, hamuwe n'abarozi, abacuragura, baroga, bakubita, bakora ibintu byose. Nabyo ni ibindi byerekana yuko ufite imbaraga zikuri inyuma, utazitondeye zagukoraho. Data wa twese akugirire neza. Indwara zo mu mutwe, mental illness, indwara zo mu mutwe. Ikindi, kwiyahura no gutekereza kwiyahura. Icyanyuma, gusenya imico myiza cyangwa se mibi, ugasanga umuntu yarangiritse mu buryo cyangwa ubundi runaka, kandi yangiritse mu micungire myiza. Ibyo rero ni ibimenyetso simusiga byerekana yuko uri muri karande kandi zikumereye nabi. Ushobora kuba ufitemo kimwe, bibiri cyangwa bitatu cyangwa bine cyangwa kimwe cyangwa byose. Ibyo byose numara kubibona, uramenya neza yuko ari umuvumo w'akarande k'ubuzima bwawe, ndetse ko ari umuzi muremure winjiye mu buzima bw'umuryango wawe. Ariyo mpamvu urimo usenyuka, ntacyo wageraho, ntacyo wabona, ntacyo wakora, n'ibyo ukora biragucika. Niyo mpamvu nta kintu ufite, nta kintu utunga mu rugo rwawe, n'icyo utunze ntigikunda, uhamagaye ntimubana, inshuti iragucika buri musa. Ibyo rero ni ibimenyetso simusiga byerekana neza yuko uriho imbaraga mbi zigukurikirana. Nuko rero ushobora kwidantifiya symptoms zerekana neza yuko ufite ingorane kandi ko byanyuze. Can identify some of these symptoms that have passed in you from generation to generation. How about you? Aho ni umenya ibi bintu ko bikubwiye byose, nubwo tuzabisobanura muri amasengesho tubisenya tubikubita. Nagira ngo ku munsi wa mbere iki kintu cyumve, kandi aba bantu mvuze ntibatana no kurota inzozi ziri mwimbwa, barozi, kurya inyama nijoro, kurara ugenda uhinga, ibyo byose bigakurikirana. Rero uko ni kumenya ibyawe nibi. Iyo urebye ku nkomoko y'umuryango wawe, ndetse ukareba kuwo mwashakanye, ukareba ku bindi bintu bitandukanye, nibwo umenya neza yuko hariho imbaraga mbi za karande zikwiye gusenywa ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Ibi bintu ugomba kubitekerezaho. When you look at your family tree, do you see partner of endless things? Urareba niba ufite umugore uvuga nabi, ufite umugabo uvuga nabi, ibyaha mu bana, ukitegereza nawe ubwawe ibikubaho, uko amafaranga gucika, uko ubuzima bugucika, ukuntu ubayeho nabi. Niyo mpamvu muntu nyumva, muntu nkurikiye, muntu urimo ndeba, muri mavuta akandagira amateka mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo, iki ni icyumweru cyo gusenya ibintu byose bikavaho, duhagaze mu mbaraga z'ubushobozi kandi dutabara Imana kugira ngo itugire neza, idutabare. Buri gihe duhangana n'ibi bintu mu buzima bwo kubaho kwacu, ahahise hacu,
ndetse naho turi uyu munsi hakadutera depression tugatinya no kudiringa nibyo tubona muri famiye. Nimwe ugasanga duhanganye nabo tubana nabo turi kumwe, hakavukamo impfu, gushwana, gutandukana, gupfakara, gukenyuka, gupfa hakiri kare. Rimwe na rimwe ugasanga no mu miryango yanyu ntiwabona sokuru, ntiwabona so wanyu, ni urupfu, ni ugupfakara, ni agahinda, n'amarira n'amaganya, nk'uko tubonye ibimenyetso byerekana imbaraga za karande mu gusenya umuryango. Wibuke neza ko nakubwiye ngo nubwo Imana ikureba nkawe wenyine, ariko Imana ikurebera muri generation, izaho uva, izaho ukomoka, ikureba muri ya line y'amaraso yanyu, the line blood. Naho ikurebera muri ayo maraso, ntikurebera ikabona ngo ukomoka he, uva he, ujya he. So kuko Imana yita ku muryango, uko nagusobanuriye nkabwira ngo yaravuze ngo mu bice uhereye muri Matayo nasobanuye 17 rimwe 17 muri Matayo avuga ngo kuva kuri Aburahamu kugera kuri Dawidi ni bisekuru 14, kuva kuri Dawidi kurinda bajya Babuloni 14, kuva Babuloni Yesu uzatuvukira nabyo ni bisekuru 14. Rero ibyo bimenyetso byose navuze hatabuzemo na kimwe, ni nabyo bizana. Ushobora kuba udafite byose, ufitemo kimwe, bibiri cyangwa se bitatu, ariko bifite imbaraga mu gusenya bwa buzima bwawe no kubwangiza. So ayo ni amakuru rero wakwiye kumenya ukanayahagararaho, warangiza ugahagarika iyo karande mu izina rya Yesu. Kuko kuyihagarika biremera, kubikora biremera, no guhagarara ku ijambo biremera. Icyo nkubwiye cyo biremera kandi bikagenda neza. Amaraso ya Yesu iyo turebye Abaheburayo 2 ibice 20, Abaheburayo ibice 22 haratubwira ngo kubw'amaraso ya Kristo twabashije kwezwa, kuko habanje kumeneka amaraso no kugira ngo dukurwe mu byaha. Iyo rero ni principe imwe ukeneye kumenya mbere yuko usenya karande, no kubanza kujya mu maraso ya Kristo ukemera Kristo muri mukiza. Icyo kintu kirakomeye. Umuvumo na karande bica mu maraso, bica muri bloodline. Navuga ngo a generation curses comes through the bloodline, and generation curses can only be cancelled by the blood. Urumva bitanyura ko general curses inyura mu maraso y'igisekuru, ariko nanone na general curses nayo ikabiba cancelled by the blood. Hallelujah. Urumva ko izanywe n'amaraso aho dukomoka, ariko hariho na Yesu basha kwikansoringa kugira ngo tubashe gutsinda urugamba no kubasha gutungana. Aho niho twacunguriwe. Rero Imana ibaha umugisha, nagira ngo mubyumve cyane bisobanukirwe. Ni umunsi wa mbere, ni umunsi wo kubitekerezaho kugira ngo dusenye za karande, dusenye imivumo, dusenye ibintu byose, dusenye ibimeze nabi, dusenye ibikora nabi mu izina rya Yesu Kristo. Wabyumvisemo, reka mbigarukemo. Ni ibimenyetso byerekana aho karande zikuri inyuma. Ni ubukene budasobanutse kandi ukora, ni ubukene butasobanuka uko bumeze, ni ukudakora ntugire icyo utunga ugifite. Ikindi ni indwara zikomoka mu muryango. Gatatu ni divorce ndetse na komanga. N'ugutana tugasanga hari divorce ziri mu bwoko bune. Hari ugutandukana bagatandukana burundu, hari abatandukana bakabana mu nzu ariko batabanye banahanganye, hari abatandukanye mu bitekerezo, hari abatandukanye mu mikorere. Ikindi ni abantu bakoze divorce, ni abantu bagize gute bashwanye, hayo divorce ikaba bagatandukana, gukenyuka, gupfakara ukiri mutoya. Ikindi ihohoterwa ry'abana bishingiye ku gitsina, gutongana ko mu miryango, domestic violence, inzoga ziteye ubwoba zirengeje urugero, gutwarwa n'ibiyobyabwenge, ibintu byo kutagira uburere, kutakaza, kutagira kandi, kutaba umuntu ari kandi akabitakaza. Ikindi ubusambanyi n'ubwo hejuru. Ikindi kunyurana n'ibintu byiza kandi bihari, ihungabana ry'ibitekerezo, kugira gushidikanya, ubwoba, kudafata ibyemezo, guhora ufite ubwoba bwo kugiye gutinya atake z'abadayimoni, abarozi baguhagurukira, indwara zo mu mutwe, gutekereza kwiyahura no kubitekereza. Ikindi no gusenya imico myiza, umuntu agasanga atangiye guhinduka umuntu mubi. Ibyo byerekana
byerekana yuko uriho imbaraga mbi ukeneye gusenya, ukeneye kubikuraho, ukeneye kubivanaho. Rero data wa twese akugiriye neza, Imana iguhe umugisha umunsi wa mbere wo kubisenya. Ntiwasenya ibintu utumvise, ntiwasenya ibintu utahagazeho, ntiwasenya ibintu uticayeho. Nakubwiye ngo a generation curses comes through the bloodline. Bloodlines cyangwa bloodline, it depends. And general curses can only be cancelled by the blood. So general curses can be cancelled by the blood. So Imana iguhe umugisha, Imana ikureba neza. Ubyibuke neza kuba justified, gutsindishirizwa n'imbaraga zidukura muri icyo kintu tugatabarwa, tukarengerwa. Rero niba munsi y'uwo muvumo na karande ukeneye ko biba cancelled, bigasenyuka, bikavaho biciye mu kwizera, kwakira amaraso ya Kristo no gusaba umuntu gukora deliverance kugira ngo uve muri confusion maze ubashe gutabarwa n'Imana ishobora byose. Imana igumisha kugira ngo utangire gucuzinga the life of your blessings. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Wari umunsi wa mbere n'ibimenyetso n'ibitangaza byerekana ko ntacyo Imana bane nakugire neza. Kadusenga Imana. Turagushimiye ata twese, turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri Imana idukunda, turagushimiye ko Imana itabara, turagushimiye urukundo dukunda, turagushimiye kugira neza, turagushimiye ko gukora imirimo idasanzwe. Ndagushimiye data dushenye izi karande zose, imbaraga zikuzimu, imyuka mibi, kandi mwa muntu wese uzafungura iyi video azatangire kumva hari ibintu bibomotse ku buzima bwe. Twatuye gutsindishirizwa, gusohoka muri zo ntambara, kumererwa neza, kugubwa neza no kwakira intsinzi idasanzwe. Kandi mwami inzozi barotaga nazo uzibarinda, bagire neza, ubambika imbaraga mu buryo budasanzwe kugira ngo batabarwe n'ineza n'urukundo rwawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Mukomeze mukore comment, mwiyandikishe, muduhamagare, tubasengere. Turi mu minsi yo gusenya imbaraga za karande. Iki kiganiro wikiherana ufite mwene wanyu meze gutyo, hari uwo wabonye, hari uwo witegereje, nyaboneka mwoherereze abyumve, kuko niyo mpamvu azamenya impamvu ahomba, urugo rwamunaniye, abana bamunaniye, ubuzima bwanze, icyo akora cyanze, ibyo ashaka byanze, ibyo akora byamunaniye. Araza gusobanukirwa n'icyo arimo arwana nacyo, kuko uyu munsi nturwana n'abantu, urwana n'iyi myuka mibi iri aha ngaha, kuko twagusora ko bikomoka mu muryango. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.